Ku itariki 12 nibwo yabashije kubona izuba ndetse uyu nguyu akaba yaraje kuba ikiraro cya bamwe mu bantu bagiye batandukanye. Hari abamwita papa, hari abamwita umuvandimwe, hari abamwita buri kimwe cyose bitewe n'icyo akumariye. Uyu nta wundi rero ni uwitwa Irene. Ku itariki rero yagize isabukuru, dore ko ari isabukuru yifurijweho n'abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko harimo n'ibyamamare hano mu Rwanda. Uyu Irene yamenyekanye rero mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko cyane cyane ku rubuga rwa YouTube. Gusa nubwo benshi bamumenye rero nk'umunyamakuru, akaba yaraninjiye muri sinema mu gihe gishize, hari abatazi byinshi kuri uyu Irene. Ari nayo mpamvu rero ngusaba kureba iki kiganiro kugeza ku musozo, kuko uraza gutungurwa ntuza kumenya byinshi utari uzi kuri uyu Irene. Irene rero ni umunyamakuru ndetse akaba n'umujyanama w'abahanzi, akaba n'umwanditsi w'indirimbo ndetse tugashyiraho n'umwanditsi wa filimi. Ni umwe mu nkingi z'imyidagaduro hano mu Rwanda, akaba rero afasha cyane bamwe mu bahanzi bagiye batandukanye, akazamura n'impano z'abakiri kuzamuka. Niba rero waramumenye kuri MI ndetse akaba waramumenye ku izina rya Morodekayi cyangwa se nyine Kashamakokero, dore ko ariyo mazina akunze kwiyita. Uyu mugabo rero ni umwe mu banyamakuru bakunzwe kandi banazi gukora itangazamakuru mu Rwanda, haba hano nyine mu bakomeye, dore ko ashyirwa nyine mu banyamakuru bakomeye mu ruganda rw'imyidagaduro. Uyu mugabo rero ubona Irene nyine yatangiriye ku busa, atangira akorera ibitangazamakuru imyaka 4 yose adahembwa. Muri iyo myaka rero yose akaba yaratungwaga n'impamba y'ikijumba. Ni ikijumba cy'ijana yagendaga yitwaje mu gikapu aho yajyaga ku kazi muri ibyo binyamakuru. Ni ibinyamakuru yagendaga akoreramo, dore ko Irene yakoze no ku Isango Star. Nubwo yitwazaga iyi mpamba y'ikijumba rero, yiyemezaga kurwana nta gucika intege kubera urukundo yari afitiye kano kazi, ubuhanga ndetse no kwiyemeza kugeza ageze ku binyamakuru bikomeye, ndetse nawe akaba n'umunyamakuru ukomeye kandi akinjiza agatubutse hano mu Rwanda. Irene rero yiswe n'ababyeyi Irene, akaba rero yaravukiye hariya muri Gasyata, birumvikana no muri Kigali mu muryango wa Gikristo. Amashuri abanza yize muri Ecole Primaire de Gasyata, akaba rero nyuma yaraje gukomereza ku Muhima, yaje gutsinda ikizamini cya leta, gusa aza gusaba rero ko yajya yiga ataha. Nibwo rero leta yafataga bamwe mu banyeshuri batsinze, ubundi ikabohereza mu bigo byakoranaga na leta. Irene rero yagize amahirwe, ubundi ajya kwiga ku kigo cyahoze cyitwa Joke, aha ni mu mujyi nyine, dore ko yahavuye ubundi ajya muri Groupe Scolaire de Bosco, ahangaha ni Kaduha, ari na mu bapadiri. Birumvikana nyine ni ikigo cy'abihaye Imana. Yagiye kwigayo rero literature, economy ndetse na geography, ubwo no buvanganzo, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Ahavuye rero yagiye kwiga muri kaminuza y'u Rwanda Butare, yiga itangazamakuru, dore ko no kugeza amagingo aya ari byo akora rero umunsi ku wundi. Mu buzima rero bwaranze Irene, ntabwo ubuzima bwe bwari bworoshye, by'umwihariko nyine mu muryango wabo ntabwo bari bishoboye, bityo rero hari umushinga wamwishyuriye amashuri abanza, by'umwihariko yavuze ko turokome iyo atagira uwo mushinga kwiga byari kuba bitoroshye cyane. Irene rero akiri kubyiruka, dore ko mu mashuri bamwe mu bana uko bagendaga bavuga icyo bazaba, Irene yakundaga kuvuga rero ko azakora itangazamakuru, akaba rero ari n'ikintu avuga ko kandi akanashingira avuga ko ari umuhamagaro we, no kuva kera rero bikaba ari ibintu byagiye bimuzamo. Irene rero yagiye kwiga itangazamakuru, ubundi rero aho yarasoreje ubundi ajya kwaka akazi, nubwo rero yagiye gukora akazi akunda, ubundi atangira gukora akazi adahembwa. Uyu rero nk'uko twari twabigarutseho hejuru, yagendanaga impamba y'ikijumba, ubundi akaba ariyo ajyana kuri ibyo bitangazamakuru yakoreragaho. Irene yazindukaga mu gitondo kandi agakora urugendo rurerure n'amaguru, ubundi akajya ku itangazamakuru, by'umwihariko dore ko ari n'ibintu bitari byoroshye habe na gato. Irene rero akaba yarakoze kuri RBA hafi imyaka 3, aho yakoze kandi adahembwa. Yavuye kuri RBA ajya ku Isango, naho ahatangira kandi adahembwa, birangira agiye ku Isibo, hanyuma rero atangira no kwikorera kuri channel yiwe ya MI Empire, akaba ari naho rero Irene yatangiye kuzamuka, atangira no kumenyekana. Uyu rero Irene ubwo yakoraga rero nk'umukorerabushake kandi nyine agakora adahembwa, ubwo rero uyu muvandimwe we yari mukuru we, muhoza nk'umuvandimwe, yamuhoza nk'umuvandimwe,
ntiyabuze kumuhangayikira, ubundi yagiye amuhereza udufaranga duke kugira ngo areke gutezuka ave muri urwo rugendo yari atangiye rw'itangazamakuru, ahubwo nyine atangira kuzajya amuha udufaranga duke tumukomeza kugira ngo atazacika intege. Irene avuga ko ubuzima bwe butari bworoshye cyane kandi ko byari bigoye nyine ku buryo budasanzwe. Nubwo rero igihe cyaje gushyika ubwo yashyikaga ku isibo yimukira kuri The Choice Life, mu kiganiro cya The Choice Life, akaba ariho rero Irene yamenyereye kandi amenyera umutangazamakuru mu buryo budasanzwe. Akaba yaraje guhura na Niyo Bosco, amaze guhura rero na Niyo Bosco yaje gukomeza urugendo, atangira rero no kutangira kumanaginga abahanzi. Yahereye kuri Niyo Bosco, ava kuri Niyo Bosco rero aza kongera guhura n'abandi bana, dore ko mu biganiro byagiye bibanziriza yavuze ko ari abana baririmba nk'abamarayika baturutse mu ijuru. Aba rero akaba ari nta bandi ari Vestine na Dorcas. Uyu Irene rero bamufunguriye ikiraro, ubundi rero bamwinjiza mu nzira y'iterambere. Bakuranye na Vestine na Dorcas ibintu byinshi cyane, aho bagiye mu bitaramo bigiye bitandukanye. Uyu Irene bamufashije kuba umunyamakuru mwiza, akaba n'umunyamakuru rero wagiye uhatanira n'ibihembo hano mu Rwanda by'umunyamakuru mwiza, akaba rero atarasibye no kubyegukana, by'umwihariko nyine dore ko byose yabikeshaga iri tsinda Vestine na Dorcas. Bakuranye ibiganiro, abantu barabikunda, bakora indirimbo rero barabikunda, ubundi nawe rero bimuzamurira amahirwe yo kugera ku nzozi ze kugeza magingo ye. Kugeza magingo rero uwatangiye ari umunyamakuru ntabwo akiri umunyamakuru, dore ko ku isare yamaze no kwinjira mu ruganda rwa sinema, akaba yarabaye rero n'umukinnyi wa filimi, akaba umwanditsi, akaba kandi n'umumanager w'abahanzi. Kuri ubu ngubu rero afite mu nshingano Vestine na Dorcas muri kampani nyine cyangwa se muri MI Empire, akaba aribo rero bahanzi areberera inyungu kugeza magingo ya. Uyu rero Irene akaba yitegura kurushinga n'umukunzi we nyine Liliane ejo bundi cyane mu kwa munani, dore ko n'imyiteguro y'ubukwe imaze kurimbanya rwose. Bamwe mu bamukurikira hafi rero baravuga ko biteguye kandi kumushyigikira no kumutera inkunga, mu buryo rero badasiba kubimugaragariza. Irene rero n'umunyamakuru ukunzwe hano mu Rwanda, by'umwihariko akaba yaragiye anamenyekana hirya no hino, by'umwihariko tubagiwe no mu gihugu cy'u Burundi. Ese wowe wamenye Irene ni iki wamukundiye? Uraza kutubwira hano hasi muri comment. Gusa rero niba utarakanda subscribe nagusaba kuyikanda kugira ngo byose byiza bijye bikugeraho 5 kuri 5. Kimwabanye nyito Wakanda. Ndabashimiye.